Uyu munsi ngiye kubabwira ibyiza by'iki kimera mufite uko mugita iwanyu aho muherereye hose uko ni ikimera kitarushya kuko kiramera ahantu hose ugiteye hose kiramera. Mbere yo gutangira ndagusaba ngo ukore subscribe cyangwa se abone niba utarabikora kugira ngo utazabicikwa na video n'imwe twashyize kuri Mupenzi TV, kandi wibuke n'akazogera. Twagiye. Iki kimera kuva kera cyafatwaga nk'ikivura kurusha ibindi bimera byose ku isi. Kizwi ku izina rya la langue de belle-mère cyangwa se tugerekereje mu kinyarwanda ururimi rwa nyokobukwe. Hari naho bakita la langue du tigre cyangwa se ururimi rw'igisamagwe. Iki kimera ni cyiza cyane kandi kimera ahantu hose. Cyitwa amazina menshi cyane kuko kiri hose ku isi. Nawe ubwo ngubwo ufite uko ucyita. Uyu munsi uramenya ibyiza byacyo kuko gifite ibyiza byinshi cyane. Niba ugifite iwawe ni byiza cyane, niba utagifite ndagushishikariza kujya gugishaka aho kiri hose kugira ngo ukizane iwawe. Ngenda gifite, nugishaka unyandikire muri comment. Kiri mu moko menshi ariko gifite akamaro kamwe. Iki kimera kizwi nka la langue de la belle-mère. Ni cyiza cyane cyangwa se bakita n'ahandi bakita ikimera cy'inzoka. Aho kiri nta nzoka ihagera. Kigabanya isukari mu maraso, kigabanya isukari n'ibinure mu maraso. Ni cyiza cyane ku barwayi ba diabete. Kigabanya ububabare mu mubiri. Mu bihugu byinshi bakivurisha grippe cyangwa se n'inkorora ndetse na bacteria cyangwa se microbe. Kugitunganya biroroshye cyane. Ufata ikibabi cyacyo ukagikatakata mu duce dutoya, ugacanira amazi yamara kubira, ugashyiramo twa duce wakase muri cya kibabi, ugapfundikira ukabireka bikabira nk'iminota 5, ukabikuraho ukabitereka hariya bikayengeramo, ubundi ukajya unywa itasi 2 ku munsi. Ubundi buryo wakwivurisha kino kimera, ufata amazi angana na mililitiro 300 uyashyire mu isafuriya, ushyire ku muriro, ucanire, shyiramo bya bibabi wakase mu duce, bireke bibire. Nyuma ukoresheje swime wuname hejuru y'aya mazi, hejuru ya safuriya biri kubira, uhumeke umwuka wabyo. Ufata iswime nyine ukitwikira, ubundi ukunama hejuru y'isafuriya biri kubira, ugahumeka umunsi umwuka wabyo. Nibyo bita nyine kwiyuka. Ibi bisukura ibihaha byawe cyane bikagufasha guhumeka neza. Ushobora kubikora n'inshuro nyinshi ku munsi nta kibazo. Niba wumva utameze neza, ubabara, ufite umunaniro mwinshi, ubabara umutwe watewe na stress, ntugire ikibazo. Dore ikimera gikaze cyane. Iki kimera ni kimwe mu bimera bifite ibanga ku isi. Ufata ikibabi cyacyo ugisekure, wongeramo ikiyiko kimwe cy'amazi cyangwa se wongeramo n'akayiko kamwe k'amavuta ya olive cyangwa se huile d'olive, ubundi bishyire ku gatambaro nka gutya, ushyire ku gahanga kawe, ubundi uryame. Urumva ukuntu bikora buhoro buhoro ugakira wumva. Ubundi buryo nanone ufata cya kibabi ukagisekura neza cya kimera, ubundi nushyiremo amazi, yewe nushyiremo n'amavuta, ubundi bishyire ku gahanga kawe nk'uko wabigenje mbere, nk'uko twabigenje haruguru. Ibi ushobora no kubishyira ku gisebe kigahita kigakira vuba. Urabisekura nyine ukakamura utuzi, ugashyira utuzi twa cya kimera wasekuye ku gisebe cyawe, ubundi kigahita kigakira ako kanya, ntabwo gitinda gukira. Voilà, nyandikira muri comment umbwire wowe uko iwanyu mwita iki kimera. Niba ushaka ko nkomeza kubabwira ibindi byinshi byisumbuyeho kuri iki kimera, nabwo unyandikire muri comment nzabibagezaho. Na rero video y'uyu munsi irangiriye, ngushimira ko wabanye nanjye, ko twabanye rwose muri iyi video. Ubundi Imana ikurinde nawe utaha.